Niki kivugwa rero ni forever the Ben yahimbiye umugore we Pamela wikeza yabashe kuba indirimbo ya mbere nziza muri East Africa ifite amashusho ateguranye ubuhanga ndetse n'ubwiza ntagereranywa. Kanongera nsuza abanyarwanda aho bari hirya no hino mu duce tugiye dutandukanye kabisa, nongera kubabwira ngo ndabakunda cyane kabisa. It's your boy Junior nagarukanye makuru meza. U Rwanda ubu ni rumwe mu bihugu kabisa bikomeye mu muziki wa East Africa bitewe nuko umunsi rero wa tariki 14 ejo hashize nibwo byamenyekanye kabisa muri East African Community. Niki kivugwa rero ni forever the Ben yahimbiye umugore we Pamela wikeza yabashe kuba indirimbo ya mbere nziza muri East Africa ifite amashusho ateguranye ubuhanga ndetse n'ubwiza ntagereranywa, aho yahataniraga iki gihembo kabisa. Biraturuka he cyangwa se nibiki birimo bigenda bivugwa? Ndahari kugira ngo kabisa mbagezeho full details zose. Bibutsa ko iyi ni 80 group. Indirimbo ni forever the Ben yatsindiye ibihembo rero cyo mu kikuba ari indirimbo ifite amashusho. Ni mu bihembo byatangwa na bitwa East Africa Art Entertainment Award bitangirwa i Nairobi muri Kenya. Tariki 14 rero Mata nibwo ibihembo byatanzwe bihira ibyamamare byo mu Rwanda cyane nka The Ben wabashije kwegukana igihembo cyuko ari we muhanzi ufite indirimbo ifite amashusho meza cyane. Sibyo gusa harimo ibyamamare bigiye bitandukanye nkuko ari yakuru numwe mu navuga ni mu gitsina gore kabisa wabashe kuba yegukana igihembo cya East Africa Film Stars, aho yarahatanye rero n'uwitwa Kate Actress wo muri Kenya, Jacob Stefan wo muri Tanzania ndetse na Biso Mateus wo muri Uganda. Sibyo gusa kuko hari n'ibyamamare bindi bigiye bitandukanye mu muziki nka Muyoboke Alexis yaje kwegukana nawe igihembo cyo mu Best Artist Manager East Africa. Ni ibintu bya bikomeye cyane dore ko yarahanganye n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Yarahanganye rero n'icyamamare cyitwa Chiki Karuka wo muri Kenya ndetse Babu Tale wo muri Tanzania, hakiyongeraho Nzeyimana Ismail wo mu Burundi. Muyoboke Alex witabiriye rero itangwa ry'ibi bihembo yabwiye abanyamakuru ko yabikoze kandi abanyarwanda bamutoye akabashimira bikuye ku mutima. Agira ati rero twese twashyize hamwe nk'abanyarwanda mu myaka 18 reba ibintu nkoze, ariko twongera imbaraga nk'abanyarwanda dushobora kugeza umuziki w'u Rwanda kure cyane hashoboka. Ni amagambo Muyoboke Alex yatangaje ubwo yamaraga rero kwegukana icyo gihembo, dore ko Muyoboke ni umwe mu bantu bakomeye hano iwacu mu muziki. Icyo wamenya kuri uyu mugabo Muyoboke Alex rero yarebereye inyungu z'abahanzi barimo nka Tom Cruise, The Band, Dream Boys, Urban Boys, Social Mula, Davis D, Sharina Nina ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Si ibyo gusa dore ko ibihembo byose wagira ngo byari iby'abanyarwanda rero ku itariki 14 ibihugu bya East Africa byari byahubanganye bitewe n'abanyarwanda bari bamanutse. Producer Koza wo muri Country Record wakoze ni Forever the Ben mu buryo bw'amajwi. Yatwaye igihembo rero mu cyiciro cya producer mwiza utunganya amajwi, audio producer, excellence for excellence wallahi. hari
abantu benshi bagiye batandukanye. Ni mu gihe rero witwa Marshall Ujeku uririmba mu rurimi ukoresha irurimi sinzi nubwo ku nkombo, we yatwaye igihembo cyo ku cyiciro cy'umuhanzi uririmba indirimbo zimakaza umuco, the best culture music. Nababwiye ngo ibi bihembo byose bisa nka byari iby'abanyarwanda, kuko abanyarwanda dukomeje kugenda dutera intambwe itambuye igiye tugiye dusigamo intambwe nini cyane kabisa hagati n'ibindi bihugu mu muziki. Country Record niyo yaje kwegukana rero igihembo cy'icyiciro y'inzu itegura imiziki neza kabisa. Uyu mugabo rero Tepeni ubwo yabazwaga uko yakiriye igihembo yabwiye abanyamakuru ko bacyohereza mu Rwanda vuba. Nabyakiriye neza cyane kabisa. The East Africa Art Entertainment Award ni ibihembo rero bihabwa abanyamuziki mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Mu gushyigikira kabisa iterambere ry'umugabane wa Afurika mu bijyanye n'entertainment cyangwa se n'isi muri rusange. Uyu ni umusore mu baturanyi kabisa ba Tanzania yitwa Yatwaye ibihembo bitanu birimo rero icy'umuhanzi mwiza wa Afurika y'Iburasirazuba, album nziza y'umwanditsi mwiza w'indirimbo wakunzwe n'abandi, the best lovers choice kabisa, n'umwe mu bantu bakunzwe cyane Livan. Icyo nakomeza mbabwira cyangwa narangiza mbabwira nuko ibi bihembo kabisa ari bimwe mu bihembo bikomeza kohereza motivation y'abahanzi bacu bo mu Rwanda. Ibi bihembo rero bitangwa binyuzwe mu itora, aho amajwi yo kuri murandasi ahabwa 50% mu gihe akanama nkemurampaka nako bashobora gutanga 50%. Murabizi ko amakuru rero yacu aba ari amakuru yihuta kabisa, nyaruka kugira ngo tugeze abanyarwanda bakomeze kugenda bishima hirya no hino. Muri kumwe na Junior Kevin, iyi ni Advert Group Rwanda. Reka mbabwire ngo tuze guhura mu biganiro bindi bigenda bitambukana. Ayo makuru yaragezweho kabisa mu bijyanye na entertainment. Congratulations ku banyarwanda, ku banyamuziki, congratulations ndetse n'abanyarwanda muri rusange babashije gutora aba bahanzi bacu kabisa, congratulations. Yeah, man. Love you more.